diaspora yo mu Bubiligi ko murakoze diaspora yo mu Budage diaspora yo mu Bufaransa bari ibihumbi bisaga 4 baturutse hirya no hino ku mugabane w'Iburayi mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Bari bahujwe n'igikorwa cyongeye kubibutsa guhora bazirikana isano bafitanye n'igihugu cyabo. Ziravuze numva ingoma zirasutse, ababyeyi bavuze impundu bati wacu mu Rwanda turamahoro gama. Ariko by'umwihariko umwanya bari bategereje cyane ni uwo kumva impanuro z'umukuru w'igihugu. Twakomeje gutegereza utubeshaho, n'utubeshaho uko ashaka, nuko yashakaga rero nuko nguko turiho. U Rwanda rero kugira ngo rutere intambwe, kugira ngo tudakomeza kuba nk'u Rwanda ubushize, tugomba kwihitiramo. Tugomba guhitamo, nimwe mbwira kandi nimwe mugomba guhitamo. Biroroshye kugira ngo twicare dutegereze uwatugoboka, ntabwo bivunanye, ariko bifite ukundi bivunanye kutagaragarira buri wese. Uko bivunanye nuko utariho, cyangwa utariho uko ukwiye cyangwa uko ushaka. Cyakora nanone Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko hari abanyarwanda bamwe baba hanze bashishikajwe no kuba basenye by'igihugu cyabo cyagezeho. Abahanini ngo usanga babeshejweho n'ikinyoma, ariko ngo kera kabaye ukuri niko gutsinda. Hakaza umuntu yishe umuntu mu Rwanda cyangwa muri Afurika, cyangwa yibye imari y'abaturage, cyangwa ahemutse akaza yiruka, akaza nka hano cyangwa akajya n'ahandi hano mu Burayi akavuga ko yazize ko ari umuntu wemera demokarasi, wemera freedom, wemera. Ariko ubu baraza kumenyekana. Baraza kumenyekana ku mpamvu ebyiri. Wese igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ibibazo byose cyaba gifite ibibazo nk'ibya mbere, ariko kigatera imbere. Ukuri kurivugira, ukuri kuravuga. Ukwigizayo ukagusunika ukakwirengagiza kukanga kukagukurikirana ukakwimenyekanishaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame nanone yashimangiye kuko biri kose u Rwanda rukeneye ko abana barwo babifitiye ubushake n'umuhate bagira uruhare mu kurwubaka aho baba bari hose. Urahatari wanyu rero ugakora ibyiza ushaka gukora, ariko ukamenya ko ufite naho uturuka, naho hakwiriye kuba hari mu mutima wawe, ku buryo n'ibyo ukora hano bishobora no kugera naho uturuka. Abitabiriye igikorwa cya Rwanda Day baba abakuze ndetse n'urubyiruko bavuga ko batahanye impamba irushaho kubafasha kumva uruhare bagomba kugira mu iterambere ry'igihugu cyabo. Ubutumwa bwa mbere ni uko tugomba guhaguruka tugakorera igihugu, ni icyacu, nta wundi muntu tuzategereza ko akidukorera, ko akitwubakira. Ubutumwa yaduhaye twabwumvishe yuko natwe tugomba kugira icyo dukora ku gihugu cyacu, atavuga ati yuko turi hano turi kwiga, tugana kugira ikindi cyo twajyana mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri twishimye no kumubona n'inyigisho ziba zatwubatse. Natwe nk'abanyarwanda bari hano twifuza nk'uko twatera imbere no kuko twazatatwaje kubaka icyatubyaye. Igikorwa cya Rwanda Day cyabereye Amsterdam cyanaranzwe n'ibiganiro byanatanzwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'imurika ryitabiriwe n'ibigo bya leta n'ibyo bikorera mu Rwanda. Byose ugasangamo ubutumwa
bushishikariza abanyarwanda kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo.